Murakaza neza kuri Guta TV, ahahurira ubwenge, motivation n'amasomo atuma ubuzima buhinduka. Uyu munsi tugiye kubagezaho inyigisho zidasanzwe zishingiye ku gitabo kizwi ku isi yose mu by'imari n'imibereho y'umuntu. Iki gitabo cyanditswe na George Samuel Carlson, umwanditsi w'umunyamerika wavutse mu 1874. Carlson yamenyekanye cyane kubera uburyo budasanzwe yakoresheje mu kwigisha amasomo y'imari akoresheje imigani n'inkuru zo muri Babuloni ya kera. Yifuzaga ko ubumenyi bw'imari bwagera kuri buri wese, yaba uwize cyangwa utarize, umusore cyangwa n'umuntu mukuru. Impamvu Carlson yanditse iki gitabo ni uko yabonaga abantu benshi bakora cyane ariko bagakomeza kubaho mu bukene, atari uko badafite ubushobozi, ahubwo kubera ko ubumenyi bwo gucunga no guteza imbere umutungo. Binyuze muri izi nkuru yagaragaje ko ubutunzi budashingira ku mahirwe, ahubwo bushingira kuri discipline, ibitekerezo bifatika no ku gufata ibyemezo byiza. Iki gitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi ku isi hose, gikoreshwa mu mashuri, mu bigo by'imari ndetse no mu mahugurwa y'abayobozi n'abacuruzi. Kugeza n'uyu munsi gifatwa nk'igitabo ngenderwaho mu bijyanye n'imari n'iterambere ry'umuntu ku giti cye. Niba wifuza gusobanukirwa uko wakwikura mu bukene ukagera ku mutekano w'imari, niba wifuza kumenya uko amafaranga gukoraho kuyakorera, iyi video ni iyawe. Icara neza wumve witonze, kuko isomo rimwe gusa rishobora guhindura ejo hawe heza. Umukire kurusha abandi bose Babuloni ni igitabo kizwi cyane cyanditswe na George Samuel Carlson, kigaragaza amabanga y'ubukire, intsinzi n'ubwisanzure mu by'imari binyuze mu nkuru zifite ubuhanga zishingiye ku buzima bwo muri Babuloni ya kera. Tekereza imihanda yuzuye abacuruzi, ijwi ry'ibiceri bya zahabu bigongana, n'ubwenge bwagiye bugwa uko ibihe bigiye bisimburana. Uyu munsi tugiye gufungura ayo amabanga y'umugabo wakize kurusha abandi bose mu mujyi wari ukize kurusha indi yose mu isi ya kera, umukire kurusha abandi bose i Babuloni. The Richest Man in the Babylon ni igitabo kigaragaza ukuri kwinshi ku bijyanye n'imari n'iterambere ry'ubukungu. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1926, gikoresha inkuru n'imigani kugira ngo kitwereke uko ushobora gucunga neza amafaranga, kuyazigama no kuyabyaza umusaruro. Binyuze ku bantu nka Arcade, umugabo wari umukire kurusha abandi bose i Babuloni, na Bansir, umucuzi w'amagare wahoraga mu bibazo by'amikoro, twigire ku mahame yoroshye ariko yuzuye ubwenge. Aya mahame ntiyashaje, yanyuze mu bihe, yanyuze mu bisekuru, kandi uyu munsi aracyafite imbaraga zo gufasha umuntu wese. Yego, nawe kubaka ubuzima bufite umutekano n'intsinzi mu by'imari. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa amasomo y'ingenzi yo muri iki gitabo, inkuru ku yindi. Witegure guhindura imitekerereze yawe ku mafaranga no gufungura amabanga y'ubukire burambye. Hari amahame 7 tugomba kwigaho, rero reka dukomeze urugendo. Reka duhere ku gice cya mbere, umugabo wifuzaga zahabu. Urugendo rwacu rutangirana na Bansir, umucuzi w'amagare woroheje, n'inshuti ye Kobi, umucuranzi wa muzika. Aba bagabo bombi ni abanyamwete, barakora cyane, ariko bahora bababajwe n'ubuzima bw'imari bafite. Nubwo bakora cyane, ntibabona amafaranga ahagije yo kubabeshaho mu buzima bwabo bifuza bwa buri munsi. Barota kuva mu bukene ariko ntibazi uko bazabikora. Bansir atangira gutekereza ku buzima bwe, yumva atanyuzwe n'uko amikoro yameze. Yitegereza imyaka yose amaze akora, akabona nta kintu kinini yigejejeho. Abona umugore we n'abana be bakeneye byinshi kurushaho, ariko ikofi ye igakomeza kuba mu busa. Umunsi umwe Kobi aza gusura Bansir afite ikibazo kimwe. Nawe yari arambiwe gukora igihe kirekire, akabona inyungu nayo yabonye. Baraganira, basangira agahinda kabo, maze basobanukirwa ko batigeze biga uko abakire babigenza kugira ngo bakire. Bombi bafatiye hamwe icyemezo gikomeye, kujya gusaba inama Arcade. Arcade ni umugabo ukize kurusha abandi bose i Babuloni. Bizera ko Arcade nawe wigeze kuba umuswa mu mikoro nkabo, ashobora kubigisha uko nawe yashoboye kurundanya ubutunzi bukomeye yari afite. Iki gice kidutangiye insanganyamatsiko nyamukuru y'igitabo, gushaka ubwenge mu by'imari. Bansir na Kobi bahagarariye umuntu wese wiyumva nabi mu buzima bw'imari bw'amafaranga, ariko akaba afite umutima wo kwiga no kwiteza imbere. Icyemezo bafashe cyo gushaka inama nicyo gifungura umuryango w'amasomo y'agaciro kenshi agiye gukurikiraho. Noneho reka duhure na Arcade ubwe twumve inkuru ye.
Igice cya kabiri. Umukire kurusha abandi bose i Babuloni. Arcade azwi nk'umugabo ukize kurusha abandi bose i Babuloni. Asangiza abandi urugendo rwe ruteye imbaraga. Yavuye ku kuba umwanditsi woroheje agera ku ntsinzi ikomeye mu by'imari. Inkuru yigaragaza amahame y'ingenzi umuntu uwo ari we wese ashobora gukoresha kugira ngo yubake ubutunzi, umutekano n'ahazaza heza. Inkuru ya Arcade itangira akiri umusore, akora akazi ko kwandika inyandiko, ahembwa make cyane. Nubwo yakoraga cyane, ntiyashoboraga kuzigama menshi, kandi inzozi ze zo gukira zagaragaraga nk'iziri kure cyane. Umunsi umwe yafashe icyemezo cyo kubaza Algamish, umucuruzi w'amafaranga wari umukire, uko yashoboye kurundanya ubutunzi. Algamish yemeye kumwigisha amabanga ye. Mbere y'uko Algamish amubwira ibyo ngibyo, yabanje kumuha umukoro wo kujya gukora icyo yise Cratable mu ijoro rimwe. Arcade yaragiye aragikora, aragisoza, maze Algamish amuha ihame rya mbere ry'ubukire: igice cy'ibyo winjiza ni icyawe, ugomba kukigumana. Yasobanuye ko kuzigama byibura 10% by'ayo winjiza ari ryo shingiro ry'intsinzi mu by'imari. Arcade atangira kuzigama ubudahwema. Uko igihe cyagendaga, yiga gushyira mu bikorwa neza ibyo yazigamaga, yirinda imishinga idafite ishingiro. Ubutunzi bwe bwagendaga bwiyongera gahoro gahoro, maze atangira kumenyekana nk'umugabo ukize kurusha abandi bose i Babuloni. Urugendo rwa Arcade rutwigisha ko ubukire atari amahirwe, ahubwo ko bushingira ku myitwarire myiza, kwifata no kwigira ku bagize icyo bageraho. Amasomo ye abaye ishingiro ry'intsinzi mu by'imari. Mu gice gikurikiraho, Arcade asobanura uyu mahame mu buryo burambuye. Imiti 7 yo gukiza ikofi irimo ubusa. Iyi miti 7 itanga inzira isobanutse, intambwe ku yindi, yo kuva mu bukene no kugera ku bwisanzure mu by'imari. Arcade ayisangiza abaturage ba Babuloni mu kiganiro rusange. Atangira abasaba kwizigamira nibura 10 by'ayo binjiza. Abasobanura ko ubukire butangira ku kwifata no kuzigama. Abagira inama yo gutandukanya ibyo umuntu akeneye n'ibyo yifuza, needs and wants, kuko ibyifuzo bidafite iherezo kandi bigomba kugenzurwa. Hanyuma ashimangira ko kubyaza umusaruro ibyo wazigamye ari ingenzi. Abigeranya nko gutera imbuto za zahabu zikura zikiyongera. Ababurira kwirinda imishinga iteje ibyago, anabacira umugani w'inshuti ye yatakaje ubutunzi bwayo mu mushinga utaragenzuwe neza. Arcade anashishikariza abantu kugira inzu zabo kuko bigabanya ikiguzi cyo kubaho kandi bigatanga umutekano. Agaragaza ko ari ngombwa guteganyiriza igihe cy'izabukuru, ugashyira ku ruhande umutungo uzagutunga ejo hazaza. Mu gusoza, Arcade asaba abantu kwiyungura ubumenyi no kwiteza imbere ubudahwema, kuko kongera ubushobozi bwo kwinjiza ari ingenzi mu ntsinzi irambye. Iyi miti 7 niyo yoroshye gushyira mu bikorwa, irafatika kandi ntabwo ishaje. Itwereka ko kubaka ubutunzi ari urugendo rushingiye ku kuzigama, gushora imari neza no gukura k'umutungo. Igira uruhare mu nkingi zikomeye ziganisha ku gutsinda mu by'imari. Igice cya 4. Inkuta za Babuloni. Muri iki gice twigamo isomo rikomeye rijyanye no kwirinda no guteganyiriza ejo hazaza. Inkuta nini za Babuloni zakoreshwaga nk'ikigereranyo cy'uko umuntu arinda umutungo we n'ubuzima bwe. Abatuye Babuloni bishimiraga cyane izo nkuta zabo zikomeye. Zubatswe ku buryo zashoboraga kwihanganira igitero icyo ari cyo cyose aho cyaturukaga. Inkuru ivuga igihe Babuloni yagabwagaho igitero gikomeye, ariko inkuta zayo zigahagarara zigakomeza zigakiza umujyi wose. Umugaba w'ingabo yasobanuraga abasirikare be ko izo nkuta zishushanya ikinyabupfura, ubwitonzi n'ubushishozi bw'abaturage. Nk'uko inkuta zarindaga umujyi, ni nako ingamba z'umutekano mu by'imari nko kwizigamira zirinda umuntu ibihe bikomeye bitunguranye. Arcade yongeye kwibutsa ko kurinda umutungo ari ingenzi nk'uko kuwugira ari ingenzi. Ashimangira ko buri wese akwiye gushyiraho inzitiro z'imari zimurinda ingorane. Izo ngorane zirimo amadeni, ihungabana ry'ubukungu n'ibibazo bitunguranye by'ubuzima. Isomo ry'inkuta za Babuloni ritwigisha ko kwiyubakira umutungo atari intambwe ya nyuma. Kuwurinda nibyo byuzuza urugendo. Binyuze mu kwizigamira no gutegura neza ejo hazaza, umuntu agira ingabo z'imari zituma iterambere rye riramba. Igice cya 5. Umucuruzi w'ingamiya wo muri Babuloni. Muri iyi nkuru shushanyo duhura na Arcade, umusore wari warabuze amahirwe
na Dabasiri umucuruzi w'ingamiya ufite inkuru ikomeye y'ivugurura ry'ubuzima. Tarikahidi yari ashonje afite ipfunwe ry'amadeni menshi, maze ahura na Dabasiri wari umaze kugera ku ntsinzi mu bucuruzi. Dabasiri atuma Tarikahidi bagasangirira hamwe, anamubwira amateka y'ubuzima bwe. Yigeze kubohwa n'amadeni akomeye, ahunga abamwishyuza, arafatwa agurishwa nk'umucakara. Mu gihe cy'ubucakara bwe yemeye agaciro k'ubunyangamugayo n'inshingano. Yiyemeje kwishyura amadeni ye yose, akorana umwete n'umurava. Nyuma y'imyaka yo kwihangana yaje kubona umudendezo n'umutekano w'imari. Dabasiri abwira Tarikahidi ko ubushake, kwiyemeza n'icyubahiro ari byo byifashishwa mu gutsinda ibibazo by'imari. Iyi nkuru itwereka ko n'iyo ibihe byaba bibi cyane, umuntu ashobora kwiyubaka bundi bushya binyuze muri disipurine n'umurimo ukomeye. Ni isomo rikomeye ridutoza guhagarara ku nshingano no kudacika intege. Igice cya 6: guhura n'Imana nshinga amahirwe masa. Muri iki gice Tarikahidi agaruka ku gitekerezo cy'amahirwe. Asobanura ko amahirwe adasura uwicaye ahubwo ajya kuwiteguye. Avuga inkuru y'inshuti ye yirengagije amahirwe yo kugura ubutaka, nyuma bukaza guhinduka ubukungu bukomeye. Iri somo ritwibutsa ko amahirwe akunda abitegura, abafata ibyemezo ku gihe kandi bagakora bafite icyerekezo. Iyo nshuti ye yaravugaga ati yagize amahirwe make, ariko kuri Tarikahidi amugaragariza ko atari amahirwe make yabaye ikibazo, ahubwo ari ugutindiganya no gushidikanya kwe byatumye ahomba. Yashimangiye ko amahirwe aza ku bantu bafata ibyemezo ku gihe, bakabyaza umusaruro amahirwe bahuye nayo batabanje gutinya. Atanga isomo rikomeye rigira riti: amahirwe meza si impanuka, ahubwo abiteguye gufata umwanya igihe amahirwe yigaragaje. Amahirwe si ugutegereza, ni ukwitegura no gukora igikorwa gikwiye mu gihe gikwiye. Iki gice kiduhamagarira guhora twiteguye, tugafata ibyemezo tutazuyaje, kandi tukagira ubutwari mu rugendo rwo kugera ku ntsinzi. Igice cya 7: amategeko 5 ya zahabu. Aya mategeko 5 y'izamuka ry'umutungo yasangijwe na Munaziri, umuhungu wa Tarikahidi, atanga umurongo hamwe wo guteza imbere no kurinda ubutunzi. Numaziri agaragaza ko yakurikije itegeko rya mbere, kwizigamira byibuze 1/10 cy'ibyo yinjiza. Bityo umutungo we watangiye kwiyongera gahoro gahoro, adashingiye ku mahirwe ahubwo ashingiye kuri disipurine. Avuga ko yashoye neza umutungo we, atuma zahabu ye imukorera aho kuyikorera. Anaburira abantu ku ngaruka zo kwirengagiza inama z'abafite uburambe. Atanga urugero rw'inshuti yatakaje amafaranga kubera kwanga kumva inama nziza. Numaziri agaragaza kandi ingaruka zo gushora mu byo utumva. Avuga inkuru y'umugabo wapfushije aho yari yarizigamiye mu bikorwa byo gukekeranya yishoyemo. Rero asoza atanga urugero rw'umukino w'amahirwe, aho umuntu yirukanyira inyungu zidashoboka akaza gutakaza byose. Aya mategeko atwigisha ubwitonzi, disipurine no gufata ibyemezo bifite ubumenyi mu micungire y'imari. Iyo akurikijwe neza ku kigero gipimye, atuma umutungo uzamuka kandi ukarindwa. Igice cya 8: umugabo wagize amahirwe kurusha abandi bose i Babuloni. Iyi nkuru ya nyuma igaragaza ingororano zidasanzwe zigera ku bantu bahuza kwitegura, gukora no kudacika intege. Shahar Nadar, umucuruzi ukuze, atubwira urugendo rwe rwo kuva hasi akagera hejuru. Yigeze kuba umucakara, ariko yiyubaka abikesha kwiyemeza n'ibyemezo byiza. Asobanura uko yakoresheje amahirwe abandi birengagije, nko kugura ubutaka bwari bwarasigaye inyuma akabuhindura isoko y'ubukungu. Ashimangira ko amahirwe yamushyigikiye kubera ko yari yiteguye gufata ibyemezo kandi bikomeye. Imvugo yigira iti: abafata ingamba nibo bihangira amahirwe yabo. Ibi bitwibutsa ko gutsinda atari ukugerageza amahirwe, ahubwo ari ukuyahanga. Mu gukorana umwete, kwitegura no kudacika intege, n'ibibazo bikomeye bishobora guhinduka amahirwe akomeye. Ibuka iki: imiti 7 yo kuvura ikofi irimo ubusa. Isomo rya mbere: tuma umufuka wawe utangira kuzura. Intambwe ya mbere yo kubaka umutungo iroroshye, iyishyure mbere ya byose. Igitabo kiduhamiriza ko igice cy'ibyo winjiza ari icyawe cyo kugumana.
Ibi bisobanura kwizigamira nibura 10% mbere yo kwishyura fagitire cyangwa kugura ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ni ugushyira imbere ejo hawe hazaza. 2. Genzura ibyo ushobora. Menya kubaho ubuzima buhwanye n'ubushobozi bwawe. Carlson atwibutsa ko ibyo twita ibyo dukeneye akenshi bigenda byiyongera bikangana n'ibyo twinjiza keretse tuyihagaritse ku bushake. 3. Tuma zahabu yawe yiyongera. Kwizigamira amafaranga ni intambwe nziza, ariko kuyasohora neza nibyo byubaka ubutunzi nyakuri. Iki gitabo kiduha inama igira iti: shyira buri faranga ku murimo ritanga umusaruro nk'uko ribyara irindi. Zahabu ikora niyo ituma umutungo ukura aho kuguma uhagaze. Isomo rya 4: rinda ubutunzi bwawe gusenyuka. Kurinda umutungo ni ingenzi kimwe no kongera agaciro. Carlson aduhamiriza ati: ihame rya mbere mu gushora imari ni ukugira umutekano w'ishoramari ryawe ry'ibanze. Ibi bidutoza kwirinda ibyago bishobora gutuma dutakaza ibyo twari twubatse. 6. Tuma inzu yawe ikubera ishoramari. Gutunga inzu yawe si intambwe y'ubuzima gusa, ni icyemezo gikomeye mu by'imari. Ni ishoramari rituma ugira umutekano, rikakurinda gukomeza gutanga amafaranga atagaruka. Nk'uko Carlson abivuga ati: gira inzu yawe bwite. 7. Teganyiriza inyungu z'ejo hazaza. Tegura ejo hawe n'ibishobora kugutunga mu buryo butunguranye. Carlson atugira inama agira ati: teganya kare ibyifuzo by'imyaka izaza, unashyireho uburyo bwo kurinda umuryango wawe. 7. Ongera ubumenyi bugutunga. Mu gusoza, igitabo kiduhamagarira gukomeza kwiteza imbere mu by'ubumenyi. Uko ubumenyi bwiyongera ni nako ubushobozi bwo kwinjiza ubu nabwo bugenda bwaguka. Nk'uko Carlson abitwibutsa ati: uko ubumenyi bwacu bwiyongera niko dushobora kwinjiza byinshi. Waba utangira urugendo rwawe rw'imari uyu munsi cyangwa ushaka kunoza aho ugeze, aya masomo aguha icyerekezo gisobanutse cy'intsinzi. Wibuke amagambo ya Ricard: ubutunzi bukurira ahantu abantu bashyize imbaraga nyinshi zabo. Izi nyigisho twanyuzemo si inkuru za kera gusa, ni ukuri gufite agaciro n'uyu munsi. Zitwibutsa ko ubutunzi budakura ku byo dutegereza, ahubwo ku byo dukora. Ko amahirwe atava mu kirere, ahubwo asanga biteguye. Nk'uko Ricard yabivuze, ubutunzi bukuraho abantu bashyira imbaraga, ubwenge n'ubushake. Uhereye uyu munsi, ntukarebere amafaranga nk'ikibazo, yarebe nk'igikoresho. Tangira gake, wiyemeze, ube nyakuri ku ntego zawe. Niba wungukiye muri iyi video, ntuzibagirwe kuyikunda, kuyisangiza abandi no kwiyandikisha kuri Guta TV kugira ngo utazacikwa mu masomo akurikira. Twese dufite amahirwe yo kwiyubaka, icyo dusabwa ni ugufata ibyemezo bifatika. Murakoze cyane kudukurikira, mugire umugisha kandi tuzongera duhure vuba kuri Guta TV.